ngiyo myenda ngo wayipakiyemo nabi. Yesu we. Nyine ngo ni imyenda nshyira mu nda kugira ngo mbeshye ko nwite. Icyo kintu cyarambabaje ku buryo niyo ngitekereje muri njye numva oya impore mama mutubere hasi imamo impore ngo bimbabaje havuta babaza kabebe kacu abo bavuga oya mwegere muduhoreze. oya nta kibazo nyine iyo umwana akiri mu nda aba ari umwana utaravuka. oya rwose wituririza umwana abo bavuga bihoreye bakomeze bavuga magera kandi umutubwirira. ariko nk'iyo umuntu muzima nk'iyo umuntu avuze ni nkaho umwana wanjye ubu mwisi igipupe. namubwira ni na siperi penza antukavurema ni umugabo wanjye nyine kandi ndanamwemera n'Imana irabizi. yashakaga umuhungu ngo bazajye ngo nagira amezi 5 ngo bajye bajyana mu kabari. hari akantu yakoze numva karansekeje ntabwo ndeka kukababwira. naramubwiye ati mama amafaranga yo kugura imyenda y'umwana n'ibikoresho. umugabo yarajyanzanira po ibaza umwana utaravuka na po none ndamubwiye se po ku mwana ataravuka ngo niwe utekeneye ngo uzajye uyijyamo nijoro. Inge mwana data na mwana na roho mutagatifu amen. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. ndakuramutsa Mariya uje n'umwana n'Imana hejuru abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. none reka twakire Queen of the Day mu mpera amashyi cyane menshi. Queen of the Day ababyeyi barakoze kuguha impundu. wa mubyeyi we nawe uraho depite mwaho neza. amakuru y'iminsi. amakuru ni meza. ngiye duherukana utananiwe gutyo. abaciye igihe buriya mu kintu gitinda ku mudamu hatinda inda ariko nyine uko iminsi ishira igenda yiyongera. urumva igihe duherukanye rashize hafi ukwezi. urumva nyine hashize igihe kinini. umerewe ute ubu ngubu muri iki gikorwa? iki gikorwa ubundi kwishima nyine biba ariko hari igihe rimwe na rimwe wishima ukumva nyine wanarira ariko kubera ko ndi umuntu mukuru ubu ndamutse ndize n'akana ko mu nda gashobora kurira nikarumye nk'umuntu mukuru. gusa nyine byanshimishije kuba nabashije kuba mfite inshuti zingana gutya wenda ku gihe cyanjye gito maze ndi umudamu kuba mfite abantu bavandimwe wahamagara ni benshi. kuba utazi kubana n'abantu ukaba wagira ikintu nk'iki ukabura umuntu uza kugufasha mu gikorwa runaka. ariko kuba abamama nk'aba ngaba bemeye kugira ngo babe bahari ku bwanjye ni igikorwa cyanshimishije nyine ku buryo n'undi wari wese cyabaho cyamushimisha. urumva rero muri aka kanya ndishimiye nishimiye impano bampaye nubwo ntarareba ariko ndaza kureba mu kanya kuko mfite amatsiko. urumva nyine ni igikorwa cyiza nakunze kuko ntabwo nari nzi ko byaba byiza gutya. yego nk'umubyeyi ubusanzwe ibikorwa nk'ibi ngibi cyane cyane wenda ibyo tubona mu masabukuru bayakora nka surprise. ese iki gikorwa cyakubereye surprise cyangwa bagikoze bagiteguye nawe ubizi? bagikoze ntabwo nari nkizi kubera ko impamvu ntari nkizi
uyu harimo umugambanyi muri aba ngaba bose kabitera arahari arize nyine reba kwa kundi batungura umuntu muri anniversaire bandindagije ndarindagira koko finali biza kurangira mbonye ko gusa nubwo bandindagirije ukuri kuko kugira ngo ubone ibyo nyine n'abantu bagutungura gutya bagukorera ikintu nka kino ni ikintu cy'agaciro cyane kandi ntabwo nabimenye ariko igihe mbimenyeye binguye neza uzi ko n'akana kari gutera mu nda numva ni ukuri nuko kamera nuko itareba iyo umubyeyi yishimye n'umwana muda arabyumva ukundi guseka rero nawe ari kubyumva nyine mbese ameze neza mu nda ndi kumva nta kibazo urumva rero ni umunsi mwiza ni umunsi mboneye inshuti nyanshuti ni umunsi nungutse famiye nshyashya n'ubundi twari inshuti ariko ubushuti burushijeho kwiyongera isaha n'isaha nubwo nagira ikibazo wenda nkabyara saa sita z'ijoro cyangwa ryari ntabwo nabura abavandimwe babandi hafi buri umwe wese iyo tubonye igikorwa nk'iki ngiki ntabwo gikunze kugaragaramo abagabo kuki wenda hari abashobora kuba bibaza ngo kuki kuri kamera za Yawe TV batari kubonaho yakamwana ariko n'ubusanzwe ntabwo dukunda kubona abagabo muri iki gikorwa ese no kubera iki no kuvuga ngo uyu munsi abadamu bose nta mudamu nanjye ubijemo vuba nzi icyo bisobanura ni umunsi nyine bari kwakira umwana wenda kuvuka urumva rero ni umunsi w'abamama nta mugabo ubizi nta mugabo ugomba kubigeramo kuko hari iby'abagabo wenda ku ruhande ariko hari ibingibi nta mugabo hari n'umpamvu ubona ko n'umutwara adahari ni igikorwa cy'abamama nyine urabona nka gutya turi kumwe hari abangiriye inama bambwira uburyo nzajya nubaka urugo rwanjye hari abangira bambwira uburyo gufata umugabo neza niba muri mu gikorwa cyo kubaka urugo tujye tubisakuza uko byogoshe niko bimeze ni ukuvuga ngo haba nyine gutya mba nkeneye inama nyinshi uyu mubyeyi ashobora kumbwira ati umugabo amufata neza gutya mu buriri nshobora kuba ntarabimenya cyangwa ntabizi neza urumva iyo niyo nama ya mbere mba nkeneye kumva urumva rero ni ibintu byiza twaganire byinshi buri wese yajyangira inama ukwe kandi uko nazikusanyije zose n'iza nama nkeneye n'iza nama nari nkeneye kumva niba ababyeyi baba bari hafi mu gihe mama wanjye atari hafi cyangwa tutari kumwe n'iza nama za buri munsi ku buryo nzajya nicara nkavuga ni mfite abavandimwe mfite ababyeyi mfite umuryango ba hafi nubwo wenda ababyeyi badahari ubu nonaha kuko kubera impamvu urabona turi muri corona ntago wahamagara abantu benshi ariko n'ababyeyi ndabizi ko bari buze kubyishimira niba babibona nk'uko tubibona abagaragiye KEZA wa YAKA batangiye kumuha amakado mu gikorwa cya baby shower barakimuha bamuhaye kado barahoberanye niba ari uduki turimo ibyo byose n'utwenda tw'umwana baramushimiye cyane ngo azabyare akana barakiteguye urabona undi aratambutse undi mubyeyi yego cyane nawe amushyikirije impano aramuhobeye cyane ngo baramwishimiye kumwakira mu muryango w'ababyeyi yego rwose ngo urakoze baracyakomeje abamugaragiye bo ni benshi bashaka kumwakira mu rungano cyangwa mu muryango w'ababyeyi ndabona uriya ni inshuti y'umuryango rwose afite akantu kanditseho friend impano rwose arayimuhaye baracyatambuka impano ni nyinshi KEZA baramwishimiye Yawe TV tuba tuhabaye nk'umuryango rwose nk'umuryango w'inshuti ya KEZA na YAKA amuhaye impano nawe aramushimiye cyane amubwiye ngo uzabyare twakire mu muryango w'abamama dore undi nawe amuzaniye ibase yo kogerezamo akabebe KEZA n'ibyishimo byinshi yego akana ngo karishimye cyane mukuru we nawe barasa cyane nk'indobo akaba amuhaye impano ngo sister wanjye twishimiye cyane igikorwa cyangwa intambwe wateye abakunzi ba Yawe TV rero
turabishimira cyane ko mubana natwe mu bikorwa bitandukanye, abari Australia, Amerika, Canada, Burundi, Tanzania, ahantu hose henshi hatandukanye muradukurikirana cyane. Kuba turiho ni uko muhari, tubaho kubera ko muhari kandi mudukurikira munadushyigikira. Ubu rero turi mu gikorwa cya baby shower. Murabizi umuryango wa Yakamwana ni inshuti cyane n'umuryango wa Yawe TV, niyo mpamvu turi ahangaha. Rero reka duhere ku mubyeyi twasanze hano muri iki gikorwa, atuganiriza tubwire uko iki gikorwa kimeze nuko bagiteguye nk'abantu dusanze hano muri iki gikorwa. Mama mwiriwe? Muraba neza? Turabona ku maso murishimye cyane. Muri kwakira kino gikorwa gute? Igikorwa kiradushimishije cyane. KEZA n'umuvandimwe wacu n'umuturanyi, kandi turamwishimiye, twamwakiriye atere mu kirenge mu cyacu, twe twaramubanjirije, tukaba tumwishimiye pe, kandi bigenze neza. Imana ishimwe. Ndumva ko byose bikorwa n'Imana, kandi tuzi ko n'ibisigaye Imana izabikora. Bisobanuye ngo nk'ababyeyi agiye gusanga mu rungano cyangwa mu cyiciro cy'ababyeyi, hari inama zigiye zitandukanye mugenda mumugira, ugomba kwitwara gutya mu bubyeyi bwawe, gutya na gutya, bijya bibaho? Yego, twagiye tumugira inama ko kuba umubyeyi ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni indi ntambwe agiye gutera mu buzima bwe, twabyita ko nk'ishuri rindi agiyemo. Ubu rero Imana nimufasha akavayo amahoro, ibindi ubwo tuzakomeza kumufasha, turi hafi ye nk'abamama, turi kumwe kandi turaturanye. Mugendera ku kimugena igihe cyo kuba mwategura iki gikorwa cyo kuba mwakwakira umubyeyi nk'uyu mumuhereza ikaze mu babyeyi? Tugenda yuko umubyeyi aba ari hafi, iyo ari hafi asigaje nk'igihe gito, kugira ngo azumve ko ari kumwe n'ababyeyi bagiye bamwubaka bamushyiramo imbaraga. Nicyo tugenderaho, kandi tugerageza kutamushyiraho ubwoba, atazumva ko ikintu kigiye kuba ari ikintu gikanganye. Agomba kumva ko ari ibintu bisanzwe. Nk'ababyeyi nyine tuba tugomba kumushyiramo imbaraga, atazahahamuka agira ubwoba, yumve ko ari ibindi bintu bihambaye, oya, ibintu bisanzwe. Ni byiza cyane, murakoze. Turabona hari n'abandi babyeyi mwabahereza mikoro nabo tukaganira. Mama mwiriwe? Mwiriweho. Turabona akanyamuneza cyane ku maso. Iki gikorwa mushobora kuba mwakishimiye. Ubundi KEZA ni inshuti y'umuryango wawe cyane inshuti muri quartier, umubona gute? KEZA rero uyu mureba ntabwo ari inshuti y'umuryango, ari nk'umwana wanjye. Yego mama. Rwose. Oya, nabyara heke. Yego. Gusa nta byinshi mfite kuvuga, mugenzi wanjye byinshi yabivuze. Yego. Gusa tugomba gushyigikira umwana wacu, tukamushyigikira. Ari mu muryango, umuryango mwiza utekanye, usenga, ukunda abantu. Komera rwose, turagushyigikiye. Yego rwose, twashimishijwe cyane nuko iki gikorwa twebwe twagira amahirwe yuko cyatangiye duhari. Mwatangiye musenga, iki gikorwa mwakiragije Imana n'umwana mumuragiza Imana. Ubundi umuryango wa KEZA usanzwe ari umuryango ukiranutse, usenga, ugaragara mu bikorwa by'Imana cyangwa byo gusenga. Umuryango wacu bwose yatashye mu muryango usenga w'abana b'Imana. N'umwana nawe muramwiteguye? Agomba kuza neza akajya mu muryango w'abasenga. Niyo haza ibigeragezo, tugomba kumenya uburyo twabyifatamo. Twabonye mumuhereza impano. Iyo mumuha impano mugendera ku kimutanga impano, muhereza impano umubyeyi? Urabona twese turi ababyeyi duteraniye. Yego. Iyo dutanga impano zijyanye n'umubyeyi nyine tugiye guha impano. Tugatanga impano ijyanye n'umuntu uzatuzamo, n'umwana uzatuzamo. Mbibonamo haba harimo impano zo kuzafatiramo umwana
ndeba mu mpano nabonyemo utuntu tumeze nk'imyenda y'umwana, nabonyemo utuntu tujya kumera nka pampa. Byaba ari ubundi ni impano z'umwana, bimeze ashobora kuba ari impano z'umwana, ntabwo ari impano z'umubyeyi. Oya, ni impano z'umwana kuko umubyeyi ubwo we tuba twaramuteguye byararangiye. Uwo dushyigikira cyane ni umwana kuko umubyeyi wibye twarangije kubinoza. Ubwo rero n'umwana wacu n'umubyeyi byose biba bivanzemo, byose burya biba bikubiyemo. Ntabwo bavuga ngo ni impano ye w'umwana gusa, burya n'umubyeyi byose biragendana. Murakoze cyane. Duhere umwe muri aba babyeyi bari aho ngaho. Nta kibazo rwose, turamubaza akabazo kamwe, ntabwo ari utubazo twinshi. Mama mwiriwe? Mwiriwe neza. Ndabona mufite n'akana keza cyane kari kurya kuri gato. Ni byiza cyane ko kishimiye kuzakira karumuna kako cyangwa agashiki kako simbizi. Keza nawe ari buze kutubwira wenda ariya kwa muganga nk'umwana bashobora kuba baramubyaye baramubwiye ko azabyara niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Iki gikorwa mwebwe mugifata mute muri sosiyete? Iki gikorwa tugifashe neza, nta kibazo rwose, turishimye. Keza ni inshuti yacu, twamushyigikiye. Mbega nta kibazo, turamushyigikiye, tumuri inyuma. Nta kibazo rero, turamwakiriye, ni ukuri nta kibazo. Mu Rwanda hari umuco waje ngo w'akagoroba k'ababyeyi. Ese akagoroba k'ababyeyi kazamo abantu babyaye gusa cyangwa kazamo n'ababa barashatse ariko batarabyara? Umugoroba w'ababyeyi hazamo abadamu bubatse ingo gusa babyaye. Nubwo baba batarabyara se cyane ababyaye? Ababyaye, abatarabyara ntabwo bajya baza mu mugoroba w'ababyeyi. Ubu Keza mu minsi iri imbere nikaze mu mugoroba w'ababyeyi, mugirane inama mu mugoroba w'ababyeyi. Yego, turamwakiriye. Namara kubyara yagize agatege agomba kugeza mu mugoroba w'ababyeyi. Mubyeyi rero tukugarutseho, ndagira nkubaze ziriya nama mugenda mugira umubyeyi muri guhereza ikaze mu ruhando rw'ababyeyi. Ese izo nama zitandukana hehe cyangwa zihurira hehe na zirya ba nyirasenge w'umuntu bahereza umwana mu gihe runaka ari gukura? Urabona twebwe turi nk'inshuti, tumufasha kumukangurira. Ubona ababyeyi ari igihe baganiriza umwana ariko ntibamubwire ibindi, ari igihe inshuti nazo ziberaho kugira ngo zifashe. Rero tuba turi aho kugira ngo tumufashe, kubera ko ari cyo ashobora gutinya kujya kubaza umubyeyi. Nkatwe nk'inshuti tukaba turi hafi, akaba yagutinyuka akakubaza, ukaba wagerageza kumubwira. Nakumva agiye ntagishoboye, nkaba nakwiyegereza nk'undi mu mama nkambwira ni gutya, akamfasha, tukamufasha kuri izo nama. Umutware we Yakamwana mumwakira gute muri sosiyete cyangwa hano hafi mu muryango nk'umusitari mubona? Yaka rwose, Yaka nta kibazo. Urabona ari n'umuntu ubasha kwisomera ku gacupa. Buri umuntu usoma ku gacupa aba ari inshuti y'abantu benshi. Kandi urabona iyi viziyo turimo, navuga ko abantu benshi bakunda abantu basoma ku gacupa kugira ngo baryoshye ibiganiro. Nta kibazo, bose n'umugore we nta ribi. Yaka ni umuntu ushimishije cyane mu bikorwa yagiye akora cyangwa mu biganiro yagiye akora cyangwa muri filime yagiye akina. Ni nk'agaki kaba karagushimishije cyane cyangwa n'ubu mubona ugahita ukibuka? Kanshimishije n'ejo bundi aserereza madamu amubwira ngo ashaka sosiso, ngo ndabona unaniwe cyane. Nako kanshimishije pe. Yaka ni ukuvuga ngo ni umugabo uhamye, ni umugabo umeze neza mu rugo rwe, ni n'umugabo ushimishije hano mu baturanyi. Yego, nta kibazo cye rwose, nta kibazo yagirana n'abantu. N'umudamu we nawe ni uko. Yego. Okay, murakoze cyane. Reka twakire sister wa Keza. Sister wa Keza, reka tumwakire. Sister Keza, muraho? Muraho neza. Uhora twibutsa amazina yawe kuko si ubwa mbere tukubona kuri kamera za Yawe TV. Kunda kunyita Didi. Didi uraho? Ariko se ubundi ni Didi cyane, harya ngo ni Didasienne, ariko akaba Didi w'i Kigali. Nk'umukobwa uri muri iki gikorwa gitegurwa, wari uhari? Yego, wari uhari. Muri utu tuntu twose turabona udupirizo, turabona utwo dupankarite turiho ngo twereka akakanditseho gute?
sister ibisobanuye ngo uri sister wa KEZA. Hariya hari akanditseho ngo Queen of the Day, umwamikazi w'umunsi. Hari n'akandi kanditseho ngo Friends, ari bo bano ba mama. Ese turiya dupurizo dusobanuye iki? Ese tuno tupankarite dusobanuye iki muri iki gikorwa? ikintu dusobanuye nyine biba ari ngombwa ko tugomba kuboneka muri iki gikorwa nk'iki ngiki twateguye. Biba ari ngombwa nyine byerekane ni kugira ngo wenda n'utashobora kudutandukanya cyangwa kutumenya, iyo umuntu agafite abasha kumenya nyine nk'uku nguku ntagafite nta umuntu wapfa kumenya ko ari njye sister we. Ubundi uko njya mbibona bene tuno dupankarite buri wese aba afite akariko message ashaka gutanga cyangwa isano bafitanye na Queen of the Day. Niyo mpamvu ufite akanditseho ngo sister, uguri sister wa KEZA. None uri kwakira gute kino gikorwa mu muryango wanyu? Iki gikorwa ntago navuga ko ari bwo bwa mbere ngikoze, kuko mfite n'izindi nshuti nsanzwe mbijyamo. Ariko ni igikorwa kiba gishimishije, igikorwa kiba ari cyiza nyine cyerekana ubushuti muba mufitanye n'abantu. Nyine nuko mbese biba bishimishije, ntago nabivugaho byinshi, ni ibintu biba bishimishije cyane, nawe we abyakira neza cyane. KEZA uri kumubona gute muri no minsi? Arananiwe cyane, umva nararushye ubu ngubu. Warushye koko wanamuga ni wewe muntu uri kumufasha hano mu rugo, waje kumufasha. Ubwashize twaraganiriye n'ubundi niho wari uri kuruha cyane muri no minsi. Nararushye sinjye uzabona birangiye bibaye, Imana idufashe bibe. Nuwuhe murimo aherutse kunanirwa akaba ari wowe ngubu mushyashya uri kumufasha? Uheruka ni ukujya guhaha nyine ibintu bijyanye imyenda y'umwana, ibikoresho nyine by'umwana azakenera avutse, kuko nawe aba agomba, nubwo tumuherekeza tumva turi kumwe, nawe agomba kuba ahari. Nibyo bintu nyine byamunanije cyane, nicyo kazi navuga yakoze muri iyi minsi. Nubwo turi buze kuza kukibaza nyir'ubwite Queen of the Day, reka twibarize wenda bashobora kuza kunyura ku ruhande agakingira ikibaba umutware wiwe Yakamwana ari kwitwara gute muri no minsi mu rugo? Muri iyi minsi ari kwitwara neza cyane, ahubwo birenze mbere. Kuko nawe se ni ibintu bigaragara agomba kwitwara neza kugira ngo n'umwana azavuka abona ko ari umupapa mwiza nyine. Ari gushyigikira na madamu we, ari kumuba hafi, bari gufatanya nyine. Kuri wowe urikumva karaka bebe uzakakira gute? Ni ibyishimo byinshi nyine, nge sinzi nyine sinapfa kubivuga gutya ngo mbisobanure, kuko ndumva byishimiye cyane. Nanjye nyine ubu ngiye kuba anti, birumvikana. Ugiye kuba anti? Urumva unyotewe no kuzagaheka? Nzamuheka cyane ahubwo. Urakoze cyane. Hari ukuba Yaka atari muri iki gikorwa ariko ari hano mu rugo cyangwa atanahari? Ese Yaka yaba hari cyangwa ntawe urimo? Arahari ariko arabizi ko atagomba kugaragara. Reka da. Tubwize ukuri, icyumba arimo araryamye, aricaye, afite ikimuteretse imbere, bimeze bite? Suri kubona se ko hano twiyakiriye, yafashe udupete nka tubiri turi ruhande rwe imbere y'igitanda, yatwirumva ntabwo yakicara ubusa. N'ubu turi kuvuga ariko twumva inyuma y'urugi, ariko nyine kuko azi ko adakenewe nyine ntabwo agomba kugaragara. Ahari adahari. Okay, ubuse se watumye kino gikorwa kiba? Mbona afitemo uruhare none se shaho. Yabigenje ate? Yabigenje ate? Ibikise kugira ngo kino gikorwa kibe kiri kuba yateye penalty, none si yaba penalty itarinje mwari kuba mwicaye aha. Ariko mwabye mwampereye Yakamashyi. Ubu turi hano kubwa Yaka. Kubwe mbese niwo watumye uno munsi ubaho. Turabizi wenda ugiye muvuga imyato ukamuvuga ibiga ahantu henshi hatandukanye, gira akantu umubwira imbere y'abana babyeyi. Akantu namubwira, akunda kuvuga irengara, namubwira ni na super penza antukavrema ura n'umugabo wanjye nyine, kandi ndanamwemera, n'Imana irabizi, kandi n'izi nshuti zanjye ziramwemera. Burya ikintu cya mbere cyanshimishije nuko abavandimwe bamunyubahiye. Hari benshi banciye intege,
kubaka ngo ntago ari byo ngo yakaye kari akagabo iki, ariko nk'inshuti zanjye muri kureba hano bamfashije kugira ngo nakire yuko abantu benshi banciye intege ntagomba gutega amatwi, kandi mu buzima burya uba ufite intego yo kubaho. Impamvu nemero nkabana nawe kandi hari abenshi bamunyengesheje nuko nari nzi icyo nkeneye. Buriya ukeneye kubaka wakora buri kimwe kugira ngo icyo ushaka kigerweho. Urumva rero n'umuntu tumaranye umwaka hafi urenga, ni umugabo nkunda, ni umugabo twabanye nzi ko azaba uwo nshaka ko aba we. Twahuye ari umusinzi, reka wenda nse nk'ababwira nk'umuvugaho gatoya kugira ngo n'abavandimwe bamenye wenda imva n'imvano. Yaka ni umugabo wanjye twabanye mu gihe kibi, ambabaza anca inyuma, abantu bavuga amagambo menshi bavuga ngo situbana ngo nugutwika, ariko ikintu cyambabaje ejo bundi cyambayeho kikanambabaza nkumva nanjye birambabaje. Burya iyo umwana akiri mu nda bari umuziranenge. Hari abantu banditse muri comment baravuga ngo ngiyo myenda ngo wayipakiyemo nabi. Nyine ngo ni imyenda nshyira mu nda kugira ngo mbeshye ko nwite. Icyo kintu cyarambabaje ku buryo niyo ngitekereje muri njye numva oya impore mama mutubere hasi imamo impore rwo bimbabaje havuta babaza akabebe kacu abo bavuga oya mwegere umuduhoreze. oya nta kibazo nyine iyo umwana akiri mu nda aba ari umwana utaravuka. oya rwose wituririza umwana abo bavuga bihoreye bakomeze bavuga magera kandi umutubwirira. ariko nk'iyo umuntu muzima, nk'iyo umuntu avuze ni nk'aho umwana wanjye uba umwise igipupe. Keza ndeka nkugire inama rero, kuri iyi si ntabwo abantu bose bifuriza umuntu icyiza. Hari abazakuvuga neza, hari abazakuvuga nabi, niyo si dutuyemo kandi niko imeze. Rero kuba ugiye kuba umubyeyi ugomba gukomera, ntukajye utega amatwi cyane, ubyakire, kubera ko ntabwo uzahura n'abazagukomera amashyi buri munsi. Uzahura n'abazaguca intege, uzahura n'abazakubabaza. Byo ni ngombwa, ugomba kubyakira. Kuri njye wenda ndi kugeza kubyakira, ariko ikintu kiba kibabaje kuvuga umuntu utaravuka utazi neza nimba Imana izanamuguha. Keza reka twizere ko mu gihe kitarambiranye Uwiteka ari kukureba araje ashyira akadomo ku magambo yabo. Nyine wenda ikintu nabivugaho cyanyuma, nyine Imana burya kuvuga biba byiza, ariko kutavuga ikintu uzi ko kidakenewe biba byiza kurushaho. Aho kugira ngo uvuge amagambo ababaza umuntu wacicika ntunavuge, nicyo kintu cyaruta. Ariko ayo magambo yarambabaje, ariko kubwo kwizera kwanjye n'Imana yanjye nsenga ngerageza kugira ngo niyumvishe ko abo bavuga nyine bavuga, ariko basi bandekera umwana, kuko ubundi hagati yo gupfa no gukira sinzi nimba nzamubona kubw'Imana, wenda nzamubona. Keza izere ariko nyine birambabaza iyo abantu banyitira umwana. Keza ako kabebe kabone ko gakunzwe, kumve ko gakunzwe rwose, amarira uri kurira ntagatere ikibazo, kandi uranashyigikiwe kuba ugaragiwe n'ababyeyi bangana gutya. Mwabantu mwe mureba Yawe TV, mureba imbuga nkoranyambaga zitandukanye, mubone ko mubabaza Keza. Gusa ntitwavuga ko hatari n'abagushyigikiye, na message urazibona zigushyigikiye Keza. Ahubwo wenda tudatinze kuri ibyo ngibyo, Keza uri ujya ubasha watangiye kwegeranya imyenda, utuntu dutandukanye two kuzabona umwana? Imyenda mike iri kuboneka, nzamura ku kamikoro n'abavandimwe, kandi nabonye hari ibyo bamfashije. Ubundi gufasha umuntu ntabwo ari ukumuhereza mu ntoki, n'inama muranyihangana, n'inama nyine zifasha umuntu. Ushaka kungira inama, ushobora kumpa nyine bitewe n'ubushobozi ufite, ariko nyine kubwira umuntu umuca intege birababaza cyane. Urumva rero imyenda wenda mike irahari, ibyakwambika umwana ndabifite. Banzaniye amabase, nabashimiye. Banzaniye dukado ntarara n'ikiri muri ibyo byose ni ibintu byiza kandi bizamfasha mu kumwana wanjye. Cyane ko ari ababyeyi nabo babyaye bazi ibikenewe kurusha uko ubizi. Keza wowe uri kujya guhaha imyenda y'umwana, uri kwibanda ku y'abakobwa, uri kwibanda ku y'abahungu? Ni umukobwa ariko n'ubundi nta gakobwa. Keza yakamujya muganira, wenda inda itaragaragara cyangwa mukibana,
wumvaga yifuza ko akana ka mbere k'imfura yiwe hari ukuntu ababyeyi cyangwa abantu b'abajene mare baganira ati ngewe wampa imfura y'umuhungu ngewe wampa imfura y'umukobwa yifuzaga yashakaga umuhungu ngo bazajye ngo nagira amezi 5 ngo bajye bajyana mu kabari ngazajya mutera mujyane mu kabari kuko urumva umukobwa ngo ntabwo umukobwa se ngo wamujyana mu kabari ngo mugatana saa 7 z'ijoro nta nubwo yahatwika ngo washye nyine urumva yifuzaga umuhungu nyine ariko umwana wese n'umwana uko ajura mwakira yaka mwana akimara kumva ko atabaye umuhungu nk'uko yabyifuzaga abyakiriye ate ntabwo yabyakiriye nabi kubera ko burya umwana wese nyine icyo kiba ari icyifuzo cy'umubyeyi ariko nk'umuntu umwana wese aba ari umwana kandi ntabwo abona umwana ngo umwange kuba aba ari we waramubyaye yabyakiriye neza cyane ko nta n'undi mwana afite hanze mfite umugabo ukunda abagore cyane ndanabizi ariko waragira ati nabuze n'umuntu mbeshyira ko namuteye inda ikintu cyamushimishije cyane nuko nyine azi ko mufitiye umwana ntabwo ari kwitanga ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu we icyo kimushimisha nuko azi neza ko agiye kubona umwana kandi nyine azamukunda Keza burya ni gake cyane umwana avuka ntagire isura ya nyina cyangwa ya se wenda iyo agiye kurajya kuri ba sekuru cyangwa mu muryango ariko wenda umwana aje afite isura y'umwe muri mwebwe wumva icyagushimisha cyane yaba asa na Yaka cyangwa yaba asa nawe burya biba byiza iyo umwana usa na se kuko hari umuntu nzi ufite umwana umwana we asa na mama we gusa noneho papa we ntago basa ariko nyine kumva ise nyine aba afite ikibazo akeka yuko atari uwe kubera ko hari ukuntu umwana nyine akwigaranzura cyane ntimusi habe na gato ariko biba byiza burya umuntu umubyeyi muzima ntabwo yagukekera ko wamuciye inyuma kuko umwana biterwa nyine n'uwarushije undi imbaraga nyine hari igihe yazasa nanjye cyangwa akazasa n'umugabo gusa icyambere nuko muba muri kumwe mu bana kuko ntago nabana nawe ngo ngibyara umwana utari uwe ahubwo wenda uko umwana akura nibwo ugenda ashaka gusa ikirenge inzara z'intoki ariko ntago wabura akantu gato usaba n'umwana wawe ariko ushingiye wenda kubivugwa cyangwa wenda saga wenda ntago turi bubitindeho cyane nta nubwo aricyo cyakigenzaga tuje dusanga wari wadutumiye mu birori ho gakeya ku mbuga nkoranyambaga hari izina riri kuzamo gake ryitwa Murundi wenda kuba Yaka yaza umwana yaza asa na Yaka byibuze buriya ntibyasubiza cyane abantu bavuga bira bya Murundi ntukajye umwimbaza iyo ushaka nawe kuntera stress nta mwana si uwa Murundi umwana ni uwa Yaka umwana ni uw'umugabo mbana nawe byo gupapira byo hirya byo kuryoshya inkuru zanyu ngewe umwana nose umuntu ushaka kumenya ise w'umwana ngende nyina cyaba ari ikibazo nise bite byawe mumbabarire cyane okay Keza twitege byibuze ugereranyije cyangwa ugendeye ku by'abaganga twitege umwana ryari nko mu gihe kingana gute ni ukuvuga ngo ni mu matariki ya mbere mu kwa 9 ariko kuko tuba tutazi hari igihe ubyara mbere cyangwa ukanarenza igihe kwa muganga baguhaye rero urumva ni matariki ya mbere z'ukwa 9 muri icyo gihe nibwo muzabona uruhinja kimwe nuko bishobora kuba mbere bitewe n'impamvu kuko ntago ubuzi ngo uzabyara gute bashaka kugira ikibazo ariko simbyifuza gusa nyine umwana we urumva ko ari hafi kuboneka abastari bo mu Rwanda hari akantu biharaje ko guhisha abana babo babyaye turahera cyane kuri Knowless ntago ajya apfa kwerekana umwana we mu itangazamakuru tujye kuri Riderman yerekanye impanga ziwe ejo bundi zimaze igihe zivutse wowe urateganya iki ku mwana wawe nawe uri umusitari ikintu nateganya burya akenshi kubikora baba bagira ngo abana bari bazihitiramo kuko ushaka gushyira umwana kuri kamera we agakora atabikunze kimwe nuko wabikora agakora n'ubundi abikunze kuba wakerekana umwana ntabwo ari ikibazo kuri njye ariko nanone ntago umwana ukivuka watangira umutunga kamera urumva umwana ukivuka ako kanya ntago wazana kamera ntago wenda ushaka kumukamera gutya ku ruhande ariko umwana w'akabebe ntago uhita umushinga kamera mu maso kuko aba ataraba umwana ufatika urumva rero ntago ari ngombwa cyane gusa si ukuvuga ko nzamuhisha nzamubereka nanjye igihe nikigera wowe ufite na message uzaba ushaka gutanga ufite nawe uzaba ushaka kuyiha ubaza niba abantu bavuze ko sha reka mbabwire buriya ntuzagira ukora ikintu kikubangamiye cyangwa se ubona ugikora kubera abantu
njyewe bamvuzeho byinshi, bamvuze igihe kirekire, ariko kubera ko nzi icyo nshaka kubaho cyo, njyewe ndavuga ni ibyo bindi ntabwo mbyitayeho. Umwana navuka ni uburenganzira bwanjye bwo kumwerekana, kandi nta nubwo nzanamubahisha. Gusa umwana w'uruhinja ukivuka ntabwo nahita mushyira kuri kamera, ntabwo marabyumva ko bidashoboka, ariko igihe nikigera nk'uko mbikubwiye nzamubereka. Gusa amagambo y'abantu niyo nshaka kuzumva amagambo. Twabanye ngahengo ntabwo mubana ngo nugutwika, ngahengo nimba mubana kudatwita, nditwitiye ni imyenda wapakiyemo, ni imbyara, icyo ni igipupe. Ndibaza abantu muravuga, ariko hari igihe abantu bavuga n'ibidakeneye kumva. Gusa ikintu cya mbere ni ukugaragariza abantu bose yuko igikorwa urimo cyangwa se kuba wubatse, ntabwo wenda navuga ngo nubatse neza cyane kuko ntazibana zidakomanya amahembe, ariko uko biri kose ndagerageza. Ndakubwira ukuri ko iyo mba nubatse nshingiye ku magambo y'abantu, nakabaye ndi umukobwa wicaye iwabo cyangwa se nkabyara iwacu. Ariko kubera ko nzi icyo nkeneye, burya ikintu cyose uzi icyo ushaka, ntuzacike intege. Njye ndacyari mu rugo rwanjye. Ejo bundi na Viye yaje kunsura arambwira ngo ntahe, ndamubwira oya, reka ngerageze basi amahirwe ya nyuma, igihe nikigera nkumva naniwe umutima nzafata inzira nsubire mu rugo, n'ubundi mu rugo ni karibu. Yego Keza, turashaka uduhe ishusho ya Yaka muri no minsi ya none, gutyo kuri we Yaka ari mu ishusho ugereranyije no mu minsi yashize. Ameze neza nyine, ariko agacupa ko ni kandi ntago yakareka. Ariko nyine uko biri kose, uko atakundaga kuba ari mu rugo, kuko hari igihe yamaraga iminsi 3 ataraza, ariko ubu ngubu wenda harashira igihe nkabona waribwirije nyine araje. Gusa hari akantu yakoze numva karansekeje, ntabwo ndeka kukababwira. Naramubwiye ati mama amafaranga yo kugura imyenda y'umwana n'ibikoresho. Umugabo yarajyanzanira po ibaza umwana utaravuka na po uzi igihe umwana yigera afite nk'amezi 8 nyine abasha kwicara, abakuzaniye po nuko igura make pose sigura icyatanu. Ese ubundi buriya po zose zo zirangana? Oya, bigendera ku myaka. We yazanye nk'iy'umwana ungana gute? Umwana w'imyaka 3. We yazanye po nk'iy'umwana w'imyaka 3. We ntabwo ibyo by'imyaka bizi. Namuteje mutemugana amafaranga ngiye kugura imyenda, ngahengakira ngo uzongere unsakurize ngo nago nigeze nguhahira iby'umwana. Tekereza umuntu w'umugabo muzima. Ndibaza none ndamwese po ku mwana ataravuka ngo ni utekeneye ngo uzajye uyijyamo nijoro. Ngo nijoro ubugurana ni wari ukuntu ujye mu bworo bubyutsa ngo mujye hanze. Reka tureke kubivugaho. Gusa nyine urumva umuntu ubwira imyenda akazana po, we yazanye ikintu kimuri hayi, po igura icyatanu ni igihumbi, umenya wayibona. Ese ako kantu karagushimishije? Karansekeje, ahubwo nyine karanshimishije, ariko mbona ko yewe nyine mbese we yabikoze nk'unyikijije. Guzongera umbwira ngo nago nigeze ngura ibintu, ahubwo ukuntu yagateye ikintu cyatsekeje. Gusa nyine nta kintu yakora ngo sikireka ngo kimbabaze ku buryo, kuko ni umuntu ukora amakosa kenshi kandi akamenya gusaba imbabazi. Buryo abagabo ni bake basaba imbabazi kugira ngo umugabo kugira ngo mbabarira, ni bake cyane. Ariko arankosereza, ariko agahita ansaba imbabazi, ariko nawe ntatinda gukora amakosa. Gusa nyine imbabazi njye mba nazishyize ku idirishya, nyine ziba ziri hafi cyane, kuko mba nzi ko atamara iminsi 2 adakoze akantu nkako. Gusa nyine ngerageza kubyakira kandi nkageza kumwereka yuko namwakiriye. Ese ke ariko nawe ugira urekera kumbaza urinaniriwe. Dusoza ndenda no kubacika yumva ijambo ngore bukorerwe baby shower, yararize yabyakiriye ate? Byakiriye neza, kuko nyine azi ko nyine ubundi uko bikorwa arabizi, azi ko nyine ari igikorwa kiba gikenewe. Ni umusirimu. Amva yakumubona uti siko yabaye muri Kongo wowe, naba n'umusirimu nuko abatubeshya duhweka. Ngorekeraho. Ngaho basi ngira akantu tubwirira abakurikiye Yawe TV kuri iki gikorwa cyabaye, uhereza message ababyeyi abari mu bihe nk'ibyawe ndetse n'abagabo bameze nka Yaka. Ikintu nababwira nuko namubwira yuko nutekereza gushaka uzashake ubukunze, ntuzashake kubera abantu, kuko ushaka umugabo ukunze, gushaka ugukunda ntago ni icyo ukeneye wowe uzagira uko ugikeneye. Ntuzakora ikintu ugendeye ku bantu ngo baramvuga ngo barambona oya, kuko ugikeneye cyangwa kuko ugikunze uzagikore. Urumva rero ukuntu nabwira abantu, reka nshimire wenda abavandimwe baje kumfasha muri iki gikorwa, bantunguye, byanshimishije cyane. Suhuza n'abafana bacu banjye n'abo mugabo wanjye, mbabwira yuko nyine nishimira kuba batwakira neza kandi kuba banadukurikirana.
ibi byose nyine impamvu ubuzima bwacu buba buri hanze hari ibintu nko ku buryo ubuzima bwawe bwose nubwo waba wasitaye bakabashyira mu itangazamakuru nyine nibwo buzima twahisemo twisanzemo urumva rero ni ikintu cyiza ariko nanone mvuga ku bantu bakunda kuvuga amagambo atari meza muri comment kugira ngo wandike ikintu kitari bunshimishe wakigumana ko simba nkeneye no kucyumva na n'ikintu cyanamfasha niba uzi ko nta kintu wamfasha icecekere sinkuzi wenda uranze ariko sinkuzi ariko amagambo uzi ko yagukomeretsa buri kintu uzi utakishimira ntuzakifurize mugenzi wawe mu magambo make rero nishimiye igikorwa cyabaye ndabona kinakomeza tugiye kurya keke nyuma ya kamera ahubwo mugire vuba abantu bishwe n'inzara bagize isoni zo kurya no kunywa ntago bahaze nkawe ahubwo mugite dahaze se sawa nyine ahubwo fata oya Keza igira akantu ubwira abantu hari abantu bari bwitabire cyangwa wenda bakifuza kuba babana nawe muri iki gikorwa cya baby shower bakaba nabo baguha impano abo bantu nta kintu bababwira abantu bashobora kuba bakifuza kuba baguha impano wenda batabashije kuba hano impano nimero yanjye ni 0789 9 mwabinkorera nk'umuntu wanyu ko mbizi ko munyemera 07 ndisubiremo nshuti yanjye 07 97 abantu babyitiranya no gusaba biratandukanye ntago nsabye kandi ikintu utanze kikuvuye ku mutima kiba kimpagije nubwo wangira inama ntago mvuze ngo mpa amafaranga nyine icyo ufite wafasha umuntu nkuko nanjye nagufasha mu bintu runaka ntago ndi gusabiriza nta muntu nsabye ni ikintu ukora kikuvuye ku mutima reka nshimira abadiaspora impamvu umuntu ashimira abadiaspora abantu bafite 07 bakarakara ntibakarakare niba uzi ko nta kintu wakoreye umuntu kucyumva ko nagushimira nta kintu wakoze abadiaspora n'abana beza cyane ariko nta kuzi ariko aravuga ati ejo bundi hari wambwiye ati ndi umufana wawe reka nkohereze udufaranga ugure pampa z'umwana nta kintu gito kivuye ku mutima mwiza impano yose nubwo wamabombo yo kugati ndi umunyarwanda umutima mwiza ukimpanye niwo mutima mwiza nyakirana rero urumva abo dushimira nabatugire neza nawe kuba utarabinkorera ndagushimira kuko nyine wenda nta bushobozi ufite cyangwa se nyine ntago bikurimo kandi nta n'ikibazo ukora ikintu uko ugishaka urumva rero mu rwego rwo kumfasha n'imirange nayitanze uko waba wifite nubwo wampamagara ukangira inama kuko tuba dukeneye inama nyinshi nta muntu ujya wihaza mu bintu nk'ibi tuba dukeneye izindi makuru ruhande urumva ndi kumva ibyo nababwira ariko ntago kamera nongere kuyifata narushye murakoze cyane rero mbabwiza ukuri umutima mwiza ni mugenzi w'Imana nta gasabirije ahubwo yorohereje abagira uwo mutima bakabura uburyo babigenza araborohereje cyane bakunzi ba Yawe TV rero reka tubibutse Yawe TV gusa ntago ifata amavideo cyangwa ibiganiro ubu ngubu iranandika mujye kuri yawetv.com ni website nshyashya ariko iri gukurikiranwa cyane mujyeho murebe turandika abakunzi bakunda gusoma mujyeho murasanga hari utwengetse musome nta kibazo mwakoze kubana natwe rero turabashimiye murakoze bye